ariko arambwira ngo impunzi ziratashye, mbona bari kuvuza amakondera, bari kuvuza ishako, bari kuvuza imyirongi. Marayika arambwira ngo impunzi ziratashye. Marayika avugana nanjye arambwira ngo funguye umupaka wo ku butaka, funguye umupaka wo mu kirere, funguye umupaka wo mu mazi, impunzi ziratashye ziva i Burayi. Mbona mu kirere cy'u Burundi hari rya jambo ryanditse ngo welcome. Mbona hasi kuri duwani fosiyeri zitandukanye, Roha ndetse hano ku Kanyaru, Kirundo n'indi mipaka ihana Kongo n'u Burundi, ihana Tanzania n'u Burundi. Mbona hari welcome, mbone impunzi kumwe zitashye. Haleluya. Ntabwo imbere hari abasirikare n'abapolisi nk'uko HCR igicyura impunzi cyangwa UNICEF byose cyangwa ONU, iyi miryango ikorana mu buryo bwo gucyura impunzi. Ahubwo imbere nahabonye amafarashi y'imiriro menshi, n'inyuma numva bari kuririmba Burundi bwacu bavuga ngo amahoro 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 amahoro. Mbona basuhuzanya banezerewe. Numva marayika arambwiye ngo Uburundi nanyujijemo umweyo, narakubuye Uburundi narabutondetse mbushyira ku murongo. Haleluya. Pia kasara dede boke kesebo. Haleluya. Mbona marayika ari kuvugana nanjye ambwira ngo Uburundi nabushyize ku murongo, Uburundi narabutondetse, kandi ninjye ushyizeho icyitegererezo muri Afurika. Nzamuye idarapo ry'Umurundi, aho uri hose uzarikoraho. Numva marayika ari kumbwira ngo ndarikiye abantu bose kuzagira visiti muri iki gihugu giteye imbere cyitwa Burundi. Haleluya. Haleluya. Marayika arambwira ngo intara zaratatanye, abantu baratatana, abantu babacamo ibice, haza imigambwe, haza amashyaka, haza indirimbo z'uburozi zibacanishamo. Marayika arambwira ngo ntabwo igihugu cyabavunywe, ahubwo ibyabavunywe ni ugusenya. Gusenya byarabavunnye, ariko kubaka ntabwo bibavuna. Marayika arambwira ngo nta jana ku ijana rihari, ahubwo bo bashakisha uburyo bakubita michezo ya ndani bagatangaza ko ari bo nimero ya mbere bakunzwe bemewe. Ariko marayika arambwira ngo none se wari wabona hari umunsi n'umwe idarapo ry'u Burundi riri kuzenguruka igihugu cyose abantu baryambaye cyangwa barikenyeye? Imana irambwira ngo mwebwe sendi dede yabahaye igihugu, ariko urukundo mugikunda ni urukundo rwo gukunda amafaranga, ibyo kurya. Ni urukundo mukunda kugira ngo mutakirekura, ibintu byanyu bigatikira bigahomba, ariko si urukundo rwo gukunda igihugu Imana yabahaye ngo mugikorere nk'iki Imana yabahaye. Si mwese, ariko harimo abantu Uwiteka yagaye. Kandi mbisubiremo, nge simvuze iri jambo nk'uri kunegura, nk'uri gupinga, nk'uri kurwanya. Sendi dede, ariko imbere y'ishobora byose, isumba byose, naba mpagaze i Bujumbura nabisubiramo. Aho naba ndi hose iri jambo narivuga, koko ni ijambo ry'Uwiteka. Umuntu uririmba indirimbo zicanishamo Uburundi uzabona ishyano. Nudahagarika iyo ngendo uzabona ishyano. Umuntu ukunda amafaranga yo mu gihugu cy'u Burundi agambanira igihugu uzabona ishyano. Uwitegura kuzabona amahoro akoresheje imbunda uzabona ishyano. Ntabwo bazatahukana intwaro ngo zibaheshe amahoro. Nta nubwo namwe bazasanga mwese tayizine ngo muzibayoboze ngo kugira ngo mubumvishe cyangwa bumvire. Oya. Hari marayika uri mu Burundi uzakira abavuye hanze. Hari na marayika uri hanze uzaba yagezeyo yabavuganiye. Mbese Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu buryo bw'ijuru we ahuje imitima, ahuje Umurundi n'Umurundikazi. Ayi, ibyananiye ONU, ibyananiye HCR, ibyananiye Croix Rouge, ibyananiye abakomeye, aboroheje. Imbunda yarananiwe, ibiganiro birananirwa, siyase zirananirwa. Ibyo ni by'Imana ikoze.
ihaye umugisha abarundi wo gutaha, Imana yo irabikoze, ishyizeho akadomo. kugira ngo nkubwire rero wowe udukurikiye, itegure, erekeza ibirenge byawe n'umutima wawe gusubira mu gihugu cyawe. Niba wifuza gutaha utanabyifuza naho ubyihorere. Umuhanuzi yaravuze ngo niba ubishaka uze tujyane, nutabyemera wirorerera, ariko ndakubohoye. ngira ngo rero mugiye kubona Uwiteka akora imirimo n'ibitangaza. Ntabwo Imana ubuhanuzi bw'igihugu ivuga rimwe cyangwa kabiri. Hano hari abantu benshi babuze nuko babibwira perezida. Hari abandi benshi babura nuko babivuga, abandi bakanatinya. Hari abandi benshi babirota bakagira ngo ni na dayimoni yabateye. Hari n'abandi benshi bumva ijwi bakabona ibyo ni ugusara cyangwa ntaho bihuriye n'isezerano ryo kugira ngo nabo basubizwe mu gihugu cyabo. Ariko mu ijambo rimwe n'irindi, wowe izere, witegure kwakira abashyitsi kandi ari abasangwa. Witegure gusubira iwanyu uri umusangwa kandi uri n'umushyitsi, ariko byose bifatikanyirize hamwe kubazanira ibyiza no kubaha amahoro n'umugisha n'umutekano biva muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yego Mukiza utwemere, naho turi babi wowe waradupfiriye, na none utwemere. Marayika yambwiye ngo asutse umwuka wo kwihana ku bari hanze y'igihugu, asutse umwuka wo kwihana ku bari mu gihugu. Mwese imbabazi z'Uwiteka zigiye kubagaragaraho, mwese urukundo n'ubuntu bw'Imana bugiye kubabonekaho, izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru cyane. Mwuka w'Imana avugana nanjye ngo nkoze utwumiza ndetse n'ibimenyetso injereri zizavuga, ntanze amahoro. Haleluya. Uwiteka arambwira ngo dore Bujumbura igizwe n'amakaritsiye arimo ibice bimwe na bimwe kubw'abakorone n'ishyari ry'abadayimoni. Uwiteka arambwira ngo ndabahuje, ndabahuje, ndabahuje. Ntabwo hazongera kubaho abantu bo mu Kamenge no ku Musaga badahuza. Ntabwo hazongera kubaho mu Ngagara no hano mu Ijabe no mu Nyakabiga. Izi karitsiye zisa naho ziba zakubiswe, zajugunywe inyuma n'abadayimoni. Uwiteka zihaye umugisha no kumutakura za Kinama aho hose. Ngira ngo umwami Imana, haleluya, ihuje Uburundi bugize Umurundi n'Umurundikazi. Mwebwe rero mwabigiyemo mubihindura ayifundigira ibivuzo. Umwe azana indirimbo ye ayijugunyamo bamwihera umugati, undi azana igicapo cye akijugunyamo bamwihera umuceri, undi azana biriya na biriya, baratoragura byose baregeranya, baraza barundamo, bati cyaratuvunye ntitubaha, bati 100%, bati bajorewe, n'ibindi bafata ibicapo, bafata impuzu. Reka mbabwize ukuri, iriya mipanga mushushanya ku mpuzu no ku bitenge na hehe, iriya mipanga ni y'abadayimoni. Ntabwo igihugu cy'amahoro cy'amata n'ubuki, ntabwo bajyana umupanga ku umuntu akambara umuhoro. Ubwo ubuzi kuri gusura amahoro wambaye umuhoro, inkona, amacumu, ibyo bintu ntabwo byose biba biri gukungura, biri gusura nabi. Ni ibintu Satani yazanye kusenya no gusambura no kwica no kurimbura. Nagira ngo wowe rero utwumva cyangwa udukurikiye, Imana iguha umugisha. Twishimiye ko wabona Uburundi Imana yavuze, ukabona Uburundi Yesu Kristo yahishuye, yasezeraniye abarundi. Ngira ngo kandi ibyo birakorwa namwe, birabaho ku bwanyu. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Nicyo usabwa we Murundi ukijijwe, nicyo usabwa we Murundi utarizera, utanemera ibi, koko turababona mutabyumva mutanabyemera. Kandi se urabyanga se? Uru ni u Rwanda ndi kuvuga.
ubu ni Ubugande ndi kuvuga, urabyanga se? Iyi ni Kenya ndi kuvuga, urabyanga se? Urampemba, urabyanga se? Yewe naniwe gucinya inkoro ngo nze nanjye nambara umupira uriho inkona ushushanyijeho inkona n'umupanga ngo nanjye bame n'ibindi byo kurya cyangwa byo kunywa, njye se binaniye kubimbonera kure? Urabona ntashobora gushirira ngo shirire, ariko ibyo mubamo ngo shirira muri bishirira kada. Ngira ngo mu mutima numva iki kiganiro nkwifurije kwihana no kubireka, kuko ushiririye wabyumva kandi koko mwaranazigiye. Mu Kirundi babyita ngo ni ukuzigira, mu Kinyarwanda ngo ni ugushirira. Ibyo bintu byose ni amangetengete ya Satani, ni ubupfumu, ni uburozi, ni ubugambanyi bw'abadayimoni. Ntabwo waririmba indirimbo zitavuga igihugu mu rurimi rumwe, mu bumwe, mu Barundi bose, mu ntambwe zose, ngo ushyiremo ibintu byo kugobeka, guseseka, gushakisha, usanga ibintu nyine birapfapfanye. Wowe rero ngira ngo uratubwira yuko twavangiwe, tutavuze u Rwanda, tutavuze barana. U Rwanda ruravugwa baba we, ruravugwa. Ubu se perezida wanyu bari bashushanya ko yapfuye, ku wacu ntabwo mwigeze mubona b'abakongomani bavuga ko yapfuye. Ntabwo nje guhangana no kuburana, ndagushimiye wowe muri komenti wandika ibyiza, wandika ibibi. Niyo mpamvu twishimira ko nyine komenti zifungurwa. Ntabwo ari urubuga rwo kubaho jyenyine, ahubwo mwese turabakeneye. Ntuvuge ngo ndi kubamaramaza, oya. Ntuvuge ngo nabereye, oya. Ndi gutambutsa message, ndi kuvuga ubutumwa Imana yampaye mu kuri no mu mwuka, ntagabanyije ntongereye. Mungu asifiwe, Mungu asifiwe. Fundura, sesa gatoya urebe mu mitwe y'Abarundi ubwenge burimo impano zirimo zipfutse bitarasambuka ngo abantu babyimbure. Urebe impano abana b'Abarundi bafite. Shuti yanjye, Yesu yabahaye, Imana yabahaye. Hano hari abahinga, hari abanyabwenge mu gihugu cy'u Burundi. Muzabaga, muzubaka, muzakiza, muzaba mukomeye ku rwego ntashobora kubivuga. Mwebwe Uburayi buzabakenera, Amerika ibakenere, muzaba bahaka, muba abantu bakomeye, abenjeniyeri, abaprofesa, abantu bari ku rwego rwo hejuru. Ariko izi mpano zose zirakora muri iyi ngoma Yesu abahaye. Izi mpano ziragira ijambo muri uyu murongo, muri iyi akondisiyo Yesu we ashyiraho ku gihugu, mu murongo Yesu ashyira. Ntabwo ibi bintu ndayishimiye yashobora kubyakadara, oya. Kuko uburozi nawe yaraburiye, n'aba bose ba Reverend uburozi baraburiye. Abangaba baracyafite muri bo ibintu by'imibabaro n'umuruho banyuzemo, imvura ibanyagira, barwana, baraswa, bicwa. Ibyo bintu byuzuye mu mitwe bagize ngo igihugu kizongera kuyoborwa n'inyeshyamba. Ndabizi muziyimika, ariko Imana izabakuraho. Ndabizi muzarwana intambara, mwisinyira amajwi n'amanota, ariko Imana izabimura ibakureho kugeza iri jambo rihanuwe risohoye. Byatwara kwezi, byatwara umwaka, byatwara imyaka, Mukama uhoraho, umwami nyene ngabo Imana, iri jambo azarikurikirana ibihetanwe. Ubyumva utabyumva, ufunga ugutwi utagufunga, wemera utemera, ibihetanwe. Marayika zihesha icyubahiro. Haleluya. Ngira ngo harimo umuntu wumva tuvuga akagira ngo ni ambiyase turimo. Ntabwo ari ambiyase, nta nubwo ari ukuhamba imbwa, oya. Ijambo tuvuga dushyigikiwe n'Imana isumba byose, ishobora byose. Mu Burundi mbonera kure efase zizashiraho, niwo mugambwe uzarangira, n'indi migambwe yose izashiraho. Yesu azaderetinga, hasigaremo umurundi n'umurundikazi. Kandi mwese mubyiyitirira mugashakisha, kubera ko iyo ubukene buje abantu bitana ba mwana, y'inzara yateye abantu baracumura bagacumurana. Ngibyi ikibitera
yo ibyo byose bizashira nshuti yanjye, bizashira, 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 bizashira. Nta muhutu uzatwara, nta mututsi uzatwara, bizashira, bizashira. Igihe cyabyo Yesu yarabahaye igihugu, muridagadura, abatutsi baratwara bakigira uko babyumva, abahutu baratwara bakigira uko babyumva, ariko Yesu Kristo we uje utagira amoko, utazigera aba mu moko, utayoboza amoko, utavuka ibururi. Yesu ntavuka ibururi, Yesu ntavuka Ingozi, ntavuka Igitega, ntavuka Marambya, ntavuka Bujumbura. Yesu ntabwo yize mu kigo muri kaminuza iyi n'iyi. Yesu ni Yesu w'umurundi n'umurundikazi. Ntabwo we aba muri ibyo bintu by'ibice bice abantu mubamo. Oya, Yesu niwe uzaba ari mu mutima w'uyoboye. Uwo rero ntabwo azayoboza ko avuka aha, ko aturuka aha, ko yize aha, ko yiganye na naka, ko aziranye na naka. Oya, Yesu azayobora nka Kristo, kandi azaba ari Kristo mu muntu agiye kwimika. Wowe rero ufite ishyari, ufite umujinya, ufite inzigo. Yesu yaravutse, abantu barahagurukana, harimo na Herode arahaguruka ati nimo higa urwo ruhinja. Uwo ntahigwa, isezerano ntirihigwa, rirahigwa ariko riranga rigatsinda, riranga rigatsinda. Umuntu wese wize uzabona akazi k'ibyo wigiye. Ufite ubwenge uzakora iby'ubwenge bwawe bushoboye kandi utere imbere. Metero imwe irahagije ko izajya igukiza. Ntabwo bizasaba ko gukira ari uko abantu babasha guhinduka ba Siyoni. Oya, jamais. Siyoni aravunika, kandi Siyoni yaravunitse, we afite n'ibindi utamenya, n'ibindi. Ariko si we ngarutse ko Yesu Kristo acyuye impunzi, kandi ko abasigaye mu gihugu bari buzakire, kandi ko nazo zigiye nk'abashyitsi ariko ziri nk'abasangwa. Murakira, munakirwe n'ababakiriye nabo nuko. Mwese muraba umwe rero. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Ndagira ngo nkumenyeshe kandi nkubwire ko imigezi izatemba umugisha, ibiyaga bitembe amashimwe, imisozi zera ubuki, kandi ibimera bizaba bikamwa amata. Ubwo se ninde uwo mugisha utawishimira? Ubwo se uwutangira ninde? Ubu rero bamwe babuzayo bacira n'ayo bamira, baririra mu kibindi, abandi bakagenda inzira zose bimyoza, abandi bakagenda bitega, abandi bariganyira iyo bari bujye, abandi bariganyira iyo bari buve. Ni uwuhe mugisha mwagira? Ubu ntimushobora guhinga ngo byere. Byera ari ntugapfe ntugakire, ibituma nyine muguma mu gihugu. Ntabwo wakorora ngo bibe 90%. Oya, ibintu byose ubu ni inusu, ni irobo, ni ikiro, ntabwo ari sa kiro. Ariko buno Yesu namara kuhakandagiza ikirenge cye mu ntwaro ye, mu buyobozi bwe, ndagira ngo nkumenyeshe nkubwire ko wowe uri kuvuga ngo urwaye inyatsi, ntayo. Ntabwo abantu bazigera bajya mu bapfumu ngo bari kwivuza inyatsi. Ntabwo abantu bazirirwa bahamagara ngo nimusengere ndwaye inyatsi. Yesu namara kuhagera, ibintu bizaba ari amahoro, ibintu bizaba ari ubugingo, ibintu bizaba ari inkuru nziza, ibintu bizaba ari agakiza, ibintu bizaba ari amashimwe, ibintu bizaba ari ubugingo, ibintu bizaba ari waneza. Bivuga uko homboka, uraza kutukana, uraza gushwana, duhanuye ibikomeye, buri kureba ukavuga ati wakuduha tukagufunga. Nge ntabwo yenda ngiye kwivuga, ariko Yesu arahambaye muri jye. Zabaze Bunyoni n'abandi bagerageje ngo kufungisha. Oya, nta muntu ufungisha umuhanuzi ngo bimugwe amahoro. Bibaye koko ndi umukozi w'Imana, kuntunga urutoki gusa, cyo kirahagije ko niba koko umwuka w'Imana ari muri jye, Imana ikaba muri jye,
kirahagije kubona akaga. Ibyo gusa. Ntabwo Mose yigeze ajya kubaza Miriyamu na Aroni ngo harya ngo mwamvuzera, ngo bambwiye ngo mwahoze muramvuga ngo nazanye umugore ntasezeranye, ngo kandi nzana umugore w'umunyamahanga. Oya, basheshe imibembe. Niba usibye nanjye n'undi wese urwanya, ukamurwanya utari mukuri, ubaye uri mukuri, you welcome, uvuge, ukiritike, wandike, utukane, icyo ugomba ukora icyo. Ariko nuba uri mu kinyoma, Yesu Kristo azakwemeza, nk'uko nanjye mbaye ndi mu kinyoma azanyemeza, kuko ngira rumwe izindi zinda. Rero sinjya ruswa, sinjya ruswa iyo ari yo yose. Iyo nariye ni iya Kristo, irampagije. Turi mu kwezi kwa kane, umwaka w'ibihumbi 2025. Ukurikiye Imbabazi TV gatatu, ari ubwa mbere cyangwa usanzwe udukurikira. Ndambuye ikiganza cya Yesu cyanesheje abadayimoni, cyatsinze ukuzimu, kigatsinda isi, kikanesha uyu mubiri. Mu izina rya Yesu, mu ntambara uri kurwana, mu butwari uri kurwana, nk'umuhanuzi, nk'umukozi w'Imana, tsindanishirizwa, tsinda mu izina rya Yesu, nesherezwa mu izina rya Yesu. Ambara ubutore n'ubutwari byo gutsindanishirizwa. Turi mu kwezi kubuhereye muri uyu mwaka ugitangira. Abantu barahombye, abandi bararogwa, abandi baragongwa, abandi bari mu bitaro, abantu bafite ubukene, abantu bafite inzara, abantu bahuye n'uruva gutashya, bageze iyo umwana arira nyina ntiyumve. Akaga n'amage birabageramiye, ko umwami wabo ari mu mibabaro, ari mu kugeragezwa. Abambitse Yesu ubusa siwe bari kubabarira. Abafashe Yesu bakamukubitagura amacumu n'ubuhiri siwe bari kugirira ikigongwe. Kandi aba bantu bagize Yesu kumuzi nuko wamubonye, kugeza ubwo Petero yihakana Yesu. Nawe uri mu gihe cyo kwihakanwa, uri mu gihe cyo kubengwa, uri mu gihe ibintu bikwanze, uri mu gihe ibintu bisubiye inyuma, abo mwahagurukanye basubiye inyuma, ibyo uri gukora biri kukurwanya, biri kwivamo, biri kugenda bitatana. Nagira ngo nkutangarize ko ushobora byose, umwami w'Abayuda wanesheje isi akanesha ijuru. Mu gitondo nk'iki, mu mugoroba nk'uyu, mu ijoro nk'iri, ku manywa nk'aya, mu izina rya Yesu, izere iri jambo, fata umutima wawe n'ikiganza cyawe n'ubwenge bwawe ubihange ku Uwiteka. Nagaciyemo Uwiteka arakurengera mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Kubera ko Yesu Kristo yarazutse, nyuma y'iyo mibabaro yose yarazutse. Bari bazi ko babirangije, bari bazi ko bamuhejeje, ndetse n'izi ntumwa zaratatanye zijya kwikingirana, ubwoba burazitaha. Nawe ubuza aho kwigwa, ubuza aho wihisha, ubuza aho guhungira, ubuza aho uba, ndetse amajwi, amatelefoni, impande zose ufite ubwoba ko ushobora gufatwa cyangwa guseba cyangwa gukorwa n'isoni. Uwiteka ntazemera ko izina rye tukwa cyangwa ko ukorwa n'isoni. Haleluya. Rero ukuboko kw'Imana isumba byose, ishobora byose, imbabazi n'urukundo Imana ibikuramburire, utsindanishirizwe, unesherezwe mu mwanya nk'uyu n'akanya nk'aka. Natwe dufashe tugusengera, tukwizerera. Abantu badukurikira mu biganiro byacu ducishamo umwanya wo kubasabira umugisha. Ndi muri uwo mwanya. Yesu aguha umugisha ko wanakanze subscribe. Ni ukuri Yesu nawe akurwanire. Ntabwo dusenga Bayali cyangwa Dagoni. Impande zose Uwiteka amasengesho ari kunyuranwamo mu kirere, amwe agenda. Dufite ubutwari n'ubushobozi. Niba siyasi ishobora gukora intwaro zirasa i Burayi, siyasi igakora intwaro zirasa ku mugabane uwo ari wo wose, natwe dufite amasengesho arasa ku mugabane uwo ari wo wose, ndetse no kurushaho. Dufite ubutwari n'ubushobozi bushobora gutegeka mu izina rya Yesu Kristo. Aho uherereye naho bikaba bitandukanye, ariko Yesu yagiye gukiza umwana w'umutware w'abasirikare atagiyeyo. Nuko natwe aya masengesho twohereje, yohereze mu buriri, muri saro, mu kazi cyangwa mu bushomeri, ariko agende asenye ibihome by'abadayimoni, hama yubake umugisha w'Imana ku buzima cyangwa muri wowe. Haleluya. Nishimiye ko Data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose,
nta kiruta iki ko Yesu ankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye, kandi iyo nyobye nkamushavuza, ntareka kunkunda ntakwiriye, kandi kisubizaho Yesu ari, cyane no kwibuka urukundo rwe, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye, nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru, nzajya ndirimba iteka ryose, nzajya nkubaza ndirimbanya nti, Yesu niki cyakunkundishije, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye, kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kucunguza urupfu rubi, nuko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye. Iyi ndirimbo nyiririmbye kubw'ubutumwa ngeneye impunzi Uwiteka yampaye, ambwira ngo turi kuririmba, korari nkuru iri kuririmba indirimbo iririmbira impunzi. Naje kubona mbona mu nkambi nini irenze imwe, mbona mu gihugu kirenze kimwe, mbona umugabane urenze umwe, mbona impunzi, ariko mbona marayika ahuje konegisiyo mu misozi itandukanye, aho baba hatandukanye ahuje konegisiyo, nuko aririmba iyi ndirimbo. Indirimbo bayirangije numva ijwi rivuze ngo Uwiteka acyuye impunzi z'u Burundi cyangwa se impunzi z'abarundi, ariko impunzi by'umwihariko aho muherereye hose, nkiraho mwese ndabaramukije mu izina ry'Umunyanazareti. Uwiteka abaha igihugu cyanyu kukibamo, aho waturutse hariho hose. Ariko ndagaruka ku mpunzi z'abarundi cyangwa z'igihugu cy'u Burundi. Marayika wanyerekaga arambwira ngo ndirahiye, impunzi ziratashye, ibyo navuze no kubikora nzabikora. Abantu benshi nabemereye ko bazataha, abantu benshi mbabwira ko nzabasubiza mu gihugu cyabo, mbabwira ko bazasanga abana babo, abazukuru babo, ba se na ba nyina, kandi nkabasubiza igihugu cyabo. Ijambo ryanjye ndihagazeho, ndabishyigikiye. Ndi Uwiteka, mpaye impunzi guhunguka, zisubiye iwabo mu gihugu cyabo. Hano nyumve ko ari ubutumwa nge ntambukije nk'umuvugabutumwa, nk'umuhanuzi, ntumbone cyangwa ngo unyumve nk'umunyepolitike. Ntabwo ugenda umunyepolitike, ariko umuntu ufite politike yakoroneje muri we, hari igihe yanyumvisha amatwi ya politike, no muri kometa agasubiza nk'umunyepolitike, cyangwa n'izindi ntererano izo arizo zose agakora nk'umupolitisiye. Ariko jyewe imbere y'Umwami Yesu n'Imana Data ndahakanye. Nta jambo ririmo rirwanya Uburundi cyangwa abarundi muri jye mu mutima. Tureke iby'ururimi mu mutima, kuko Imana yireba mu mutima. Ndi umwe mu bantu bashyigikiye Uburundi, nk'uko nabonye n'Imana ibashyigikiye, nk'uko nanabayeyo mbusengera. Marayika arambwira ngo impunzi ndazicyuye kandi ziratashye, nzishubije mu gihugu cyabo.
marayika arambwira ngo kandi impunzi funguye imipaka yo ku butaka, zimwe zizanyura ku butaka zitahe, izindi mpunzi zizanyura ku mupaka wo mu kirere zitahe, izindi mpunzi zizanyura mu nzira cyangwa se mu biyaga no mu migezi no mu nyanja zitahe, izindi zizambuka n'amaguru zitahe. Imana irambwira ngo funguye imipaka yose, funguye fosiyeri zose, kandi ikimenyetso nguhaye vuba n'imipaka y'u Rwanda n'u Burundi bizafunguka. Icyo kikubera ikimenyetso cy'uko nirahiye ndi Uwiteka, ntanze umugisha w'uko impunzi zizataha. Kandi Uhoraho arambwira ngo ntabwo izi mpunzi zizataha ngo nizigera mu gihugu zakirwe n'inkota cyangwa zakirwe n'impimba, nta nubwo abo zisanze nazo zizambukana intwaro ngo zambuke zigiye kwica cyangwa kurimbura. Oya, icyo cyari igihugu cya mbere mwari muyoboye mwibwiraga buno igihugu Imana ibacyuyemo muzayisangamo, muzambukana nayo mugeranemo, mwubaka Uburundi bumwe bw'umurundi umwe n'umurundikazi wabwo. Haleluya, haleluya, Uwiteka ahabwe icyubahiro. Reka dusengane Uhoraho umwami. Ndagushimiye Data wa twese uri mu ijuru. Nta muntu n'umwe wifuza kuba impunzi, ndetse nta n'uwifuza kubura ubugingo, ndetse nta n'umuntu utifuza kuba iwabo. Umuntu wese yifuza kuba iwabo. Tuzi umubabaro n'umuruho Isiraheli ubwo bajya kuba i Babuloni mu bunyage n'ahandi hatandukanye, ndetse no mu Misiri cyangwa muri Egiputa, umuruho n'imvune bahuye nayo. Turagushimiye ko uhaye umugisha igihugu cy'u Burundi, abarundi bose ukabaha umugisha wo kujya binjira basohoka bidegembya. Urakoze Data. Uri ku mugabane w'Uburayi cyangwa Afurika cyangwa Aziya, aho aherereye hose, iri tangazo warimugejejeho kandi rimugezeho. Uri mu gihugu nawe arambuye ikiganza nk'uwakira ndetse n'uwakiriwe, bose babe nka wa mupapa wabonye umwana watashye ngo akamubagira ikimasa. Umugani w'ikirara, mu izina Yesu urukundo rw'uyu mwana na se ruzaba ari rwo ruba hagati y'uhungutse n'uwasigaye ku kivi. Icyubahiro ni icyawe Mwami. Turagushimiye ko uhuza ibidahura, kandi ari we wahanitse ikirere ukadendeza inyanja. Turagushimiye ko uteye igiti bose bazasoromaho amahoro amwe, kandi bakagisarura kumwe bimwe, bagasangirira hamwe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro iteka ryose. Rero utangirane natwe, usozanye natwe mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Ngira ngo marayika umwami Imana ni uhaye impunzi guhunguka, ntabwo ari jyewe. Harimo abacura intwaro ngo nizo zizabaha guhunguka. Oya, ntabwo ari byo. Muzahunguka mu mahoro musanze ayandi. Harimo n'abandi bakinguye imiryango ya gereza, abandi basyaza inkota, abandi bashimuta amatongo y'abandi, abandi bashimuta inka, abandi bashimuta amazu, abandi bigabiza ibintu bitari ibyabo ngo ba nyirabyo barahunze. Urihenda cyane. Imana ntabwo igushyigikiye, ahubwo rekura. Koko igihugu kizanwe n'Imana ntabwo kizabamo akaduruvayo n'imidugararo n'intambara nk'izo. Jamais. Ntabwo sendi dede bunariyo. Narababwiye ngo marayika yaje kwestara, ndababwira ngo marayika yamanutse gushyiraho ibibereye n'ibikwiriye, koko abantu byarabananiye. Ntabwo rero ngira ngo marayika wageze i Burundi n'ukiri hirya no hino gutegura imitima, yambwiye ngo tanga itangazo, uhunguka yitegure guhunguka, uri mu gihugu yitegure kwakira uhungutse. Kandi icyo bahunze kivuyeho, kandi namwe icyo mwahunze kivuyeho, ndetse n'icyo abandi bahunze nabo kivuyeho. Sinzi iryo jambo uko ndisobanura, ariko ubwo umwuka nawe aragufasha kubyumva. Umwe yahunze ibi,
undi nawe asigara akinga ashakisha ibindi by'ibirego n'intambara n'ibibazo. Ibyo byose mubabarirane. Marayika ubwo nuko aca urubanza, Imana ntica urubanza ngo ikenye bamwikiza abandi. Biriya abantu baririmba bo muri CNDD-FDD by'uburozi, umuntu akaririmba ngo inkoni irarara, nabigarutseho. Biriya ni ugucanishamo abantu, ntabwo ari umurimo w'Imana, ni umurimo wa shitani. Ngira ngo na Neva natekereza neza, nyakubahwa General Major Evariste Ndayishimiye Sebarundi, nutekereza neza iyi ndirimbo muzayisibe kandi nisibwa Imana izabiguhera umugisha. Ngo inkoni irarara, ngo ubwanwa bwapfutse umunwa, ngo bakubitana amacesi, ngo abakeba bajorewe. Ni amagambo akomeretsa ababaza abarundi utwaye uyoboye. Mungu asifiwe sana. Ngira ngo hari n'indi ndirimbo numvise baririmba ngo ijana ku ijana, ijana ku ijana, ijana ku ijana, ijana ku ijana, ijana ku ijana. Na Yesu ubwe aje kwiyamamaza mu Burundi, Yesu agahagarara kuri aeroporo hano ku kibuga cy'indege cyangwa kuri sitade nkuru y'igihugu cy'u Burundi mu murwa wa politike cyangwa wa Bujumbura, ntabwo yabona ijana ku ijana. Umuntu wabyemeza ko Yesu yabona ijana ku ijana, umbwira impamvu yabona ijana ku ijana. Reka da, harimo umuntu waza ntiyemere Yesu akakubwira toya ngiye Yesu simwemera, cyane ko ntabwo abantu bose bahabwa amaso yo kumubona. None ngo CNDD-FDD ijana ku ijana, oya, ibyo ni bya bindi mwisinyira amajwi cyangwa se amanota. N'ubu ngubu muri guhatana buriya bwishi bumeze nk'uburo, muri gukwiragira amakomine yose, intara zose, mugaragaza ko mufite imbaraga. Ibyo ni ukwishyira hejuru, ibyo ni ubwibone. Mutwara igihugu cyose, muyobora igihugu cyose, intara ya Rumonge yose ijye mu muhanda ihimbaza Uburundi yambaye Uburundi, yere kujya mu muhanda yambaye CNDD-FDD. Ibyo bintu urumva atari amacakubiri? Intara ya Ruyigi, intara ya Mwari, intara ya Karusi, intara ya Rumonge, intara ya Bururi, intara ya Bubanza, intara ya Kibitoki, intara ya Gitega, intara ya Ngozi, intara ya Kirundo, Nyanzarake. Urambwira abo bose bajye mu muhanda bambaye CNDD-FDD aho kwambara Uburundi? Muri abapasiteri bayoboye igihugu, muri abahanuzi bayoboye igihugu. Ngira ngo rero ibyo nibyo bituma Uwiteka ahagarara wagasanga ibintu bigumye uko. Harimo abantu bajya baburiramo ijuru n'ubugingo, kandi byitwa ngo abantu barimo barajya mu ijuru cyangwa bari gusenga. Ntabwo rero ibyo Imana ibishyigikiye, ntabwo ibyemera, ntabwo ibyemera rwose, ntabwo ibyemera. Njya mbona abantu banyandikira, jewe nta murundi nanze, ahubwo nkunze umurundi uwo ari we wese, uhereye ku mworo ukageza ku mugwizatunga, ku wize kugeza ku utarize. Mwese mwubaka igihugu cyanyu, tugisure, tukigeremo. Nta n'ubwo erega byumvikana ngo ukuntu ngo Kenya irusha Uburundi gutera imbere, ngo u Rwanda ngo ruri imbere y'Uburundi gutera imbere. Ibyo ni ibintu ubundi bitagakwiye kuba binaba, koko Uburundi butunze kurusha ibyo bihugu byose. Uko ni ukuri, butunze kuruta ibyo bihugu byose, ahubwo kubera ko muyobora ibice, mukayobora abantu mu bintu biri imicezo ya ndani cyangwa by'udutsiko, mu mabanga bikomeye, usanga kenshi na kenshi ari cyo kibazo mwahuye nacyo mukagonga umusozi, bigatuma rero igihugu kidatera imbere. Donke hari intara ziri kurira yo kwarika zitarageramo n'amashanyarazi, zitagira amazi. Hari intara zitabona ifumbire, hari intara ziyobowe wagira ngo ziri nko mu Bugande cyangwa ziri nko muri Tanzania cyangwa muri Kenya, zidafite uzitaho, zidafite umuvugizi. Uyu munsi wa none ariko muri sitati no muri dekor bikagaragara ko nazo zirimo. Ntabwo ngarutse rero mvuga nk'umunyepolitike, ahubwo ngarutse mvuga ko Imana yije kwegeranya umurundi
imugire umwe, ubutaka ibugire bumwe, idarapo rigire rimwe, indirimbo ibe imwe Burundi bwacu, umukizwa bumwe, umupagana bumwe, impimba ibe umusaka, bantu bazajya banywe, muhingura amamesa, muhingura ubuto, muhingura amadiyama, muhingura amazahabu, muzatunga mutunganirwe. Ntabwo rero bishoboka ko haba hakirimo. Cyaratuvunnye ntitubaha. Ni igiki cyabavunye? Cyaratuvunnye ntitubaha. Ni igiki kibavuna? Ni igiki kibavuna? Muvunwa n'iki? Kuwavunitse ari Kristo. Ubundi igihugu gifite abasenze kandi kiri mu biganza by'abasenga, ntabwo kiri mu biganza by'abarashi. Abarashi barasa ibigaragara, abasenga barasa ibigaragara n'ibitagaragara. Ntabwo rero ngira ngo mwebwe akagabo gahimba kandi kataraza, ariko amahoro meza, amahoro, amahoro, amahoro. Akayandamukanyo y'i Burundi, amahoro, 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 amahoro. Ahari abagabo ntihagwa ibara. Mbisubiyemo. Yesu ni umugabo rero ukuriye abandi bagabo, ngira ngo ntabwo ibara rishobora kugwa. Oya, oya. Muri iri joro nagiye kubona mbona marayika arasuye, arambwiye ngo reba iyi ndirimbo ijuru riri kuririmba ngo nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe. Ni indirimbo iri mu gitabo, yenda turayishyiramo hano. Marayika umwami Imana aravugana nawe wahunze, nawe utarahunze. Imitima yanyu Uwiteka ari kuyihuza n'imikoranire myiza kandi mu bumwe. Ni umwanzi wabikoze. Ariko wowe mpunzi, aho uherereye hose, reba agapapuro wari waranditseho kuzataha. Reba amatera yawe Imana yari yaravuze ko uzazinga uburiri bwawe ugasubira iwanyu. Umuntu witwa Ezira ageze ku ruzi witwa Ahava ngo ahiyiririze ubusa, ngo aheze arangije arataha, ngo asubira mu gihugu cy'iwabo. Uwiteka yemera kujyana nabo, ngo bari agahumbi. Ikiganza cy'Uwiteka kiba kuri we, nabo bari kumwe. Namwe iryo ni ijambo Imana yambwiye inyereka, izabana namwe mu izina rya Yesu. Nta nkota yo kubica ihari, ntayo. Yesu yarazivunaguye. Haleluya. Hama nongeye gutangaza koko umwuka w'Imana yambwiye ngo ntangaze impunzi iburyo n'ibumoso iratashye. Haleluya. Kandi nimwe mugisha ku basigaye mu gihugu, kandi abari mu gihugu nibo mugisha kuri mwe, kuko n'ubundi ndagushimiye. Rero reka soze dusenga umwami Imana. Turagushimiye mwami Yesu, watangiranye natwe usozanyije natwe. Umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe. Tuvuze ubutumwa si ubusenya ngo bwubake bariya, ahubwo ni ubugaya n'ubunenga, kuko wabitubwiye ngo hari ibyo uje kubaka, kuko hari ibyo wagaye. Hari ibyo uje guhezagira, kuko hari ibyananiye abana b'abantu kubihezagira. Urakoze rero, aho Burundi butangirira naho buzarangirira, uri Arufa uri Omega. Uguteze amatwi wese uzamuhe kuragwa no kuba umwe, mu izina rya Yesu Kristo. Mu bagiye guhabwa umugisha nawe kuzaba muri Kanani wasezeraniye Abarundi, cyangwa se Umurundi n'Umurundi kazi, mu izina ry'Umunyanazareti iteka ryose. Amen. Merci beaucoup. Ciao ciao. Turabakunda cyane. Horimi rwose.